ko ari uwe koko. Prosper ntabwo ari kenshi uzabona yandika ibaruwa hariho na sinyeye. Hari ahantu namwe mwari mwarabonye Prosper yandika? Nigeze kumubona yandika. Arabigeze kwandika ariko n'umunyamategeko wari uriho. Yararimo arega radio. Yari radio yerekaga bivuguruze. Ni umunyamategeko we. Nge n'ubwa mbere mbonye sinya Prosper. None mu bintu byareyo. Haragasheka aragusinya. Uvuze nti ibintu bigeze nanjye nabanje kwikanga. Uvuga ngo ntabwo baruwa niye. Ariko kubaza nsanga ngo kuri email ya Rayon Sport yagezeho rwose. Ni baruwa yanditse ku munsi w'ejo. Ariko yagiye hanze ku munsi w'ejo ariko itariki y'ejo bundi 14 kuri perezida wa komite nyobozi ya Rayon Sport. Impamvu kwitandukanya n'icyemezo cyo guhagarika abatoza. Bwana perezida shingiye ku mabaruwa yo kwa 13 z'ukwa 2025 wandikiye umutoza Afahami Latifi nk'umutoza mukuru na Azuz Latifi nk'umutoza wungirije mu bateguza kugusesa amasezerano mu nshingano nk'abatoza ba Rayon Sport FC. Nanditse ibaruwa ngira ngo nitandukanye n'icyemezo wafashe cyo guhagarika abatoza navuze haruguru kuko nsanga waragifashe ku giti cyawe atari icyemezo cya komite nyobozi, bityo ko n'igihe havuka ingaruka ziturutse kuri icyo cyemezo zidakwiye kwitirwa. Ubwo ni kwitirirwa ashaka kuvuga Association Rayon Sport. Ugira amahoro Muhirwa Prosper, vice president ushinzwe tekinike muri Rayon Sport arasinya. Bimenyeshejwe umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Association Rayon Sport, ubwo ni Muvunyi. Umuyobozi wa komite ngenzuzi muri Association Rayon Sport Inyasi wa mugabo, umuyobozi w'akanama gashinzwe gukemura amakimbirane Rutagambwa. Abo nibo byamenyeshejwe batatu. Ibi rero byateje saga haba muri groupe zihuriramo abareyo mu gihe barimo bategura Rutsiro. Bamwe batangira kuvuga batese ubundi inshingano za Prosper ni ukwitandukanya. Ubundi se kuki Prosper yitandukanyije? Reka duheraho rero. Mu cyumweru cyashize inshingano za Prosper ngo no kwitandukanya ngo abantu babyibanye na president. Mu cyumweru cyashize hari ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 hari kuwa gatatu w'icyumweru gishize habaye inama yari igamije ko muribuka ko nigeze kubibabwira hanga babwira ngo Tadeo yanze kwirukana umutoza bitanyuze muri komite nyobozi. Hari n'inama batubwiye ngo yabaye. Yego iyo nama yabaye habaye inama ebyiri actually. Inama ya mbere yabaye yari yo kureba ese ko kumutoza afite umusaruro muri kuko ntabwo biri mu masezerano ye, ariko twanarize none nk'abantu bari muri equipe. Aho ngaho habaye presentation y'iri Kirambo na twabigarutseho aho bareba umusaruro mu mibare amanota twagomba gukorera yaraya habonetse aya abuzanaya ibitego twinjije ibyo twinjijwe byose abitangira raporo. Muri iyo nama hari Chance Denis Gacinya, hari President Tade, ariko Prosper ari kuri telefone atahari live. Hanyuma ubwo abandi barabakozi abo ntibabarwa. Iyo nama irangiye baravuga ati none se mwebwe murabyumva gute umusaruro w'uyu muntu babaze kutubwira murawumva muti? Baravuga ati turumva uyu musaruro ari nkene. Bati rero mureke tuzaganiriza umutoza dukore procedure turebe niba twatandukana nawe. Ariko ubwo aho ngaho bari batarajya muri details zivuga ngo kugira ngo yirukanwe birasaba iki. Ku itariki reka banze ndebe neza ntaza kubeshya. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 haba indi nama. 9 z'ukwezi kwa 10 ni kuwa 4 cyane. Haba indi nama. Muri iyo nama none bari bagiye kuvuga ngo none turakora iki kugira ngo umutoza ava. Iyo nama ntabwo Gacinya Chance Denis yayitabiriye. Yewe nta nubwo nabya bintu byo kuvangiya kure ntabyo yari afite, ntabwo yari abirimo. Inama yari Prosper na Tadeo. Iyo nama yari irimo Uwimpuhwe Liliane, irimo na Eric Kirambo na Gisa.
hanyuma iyo nama niyo bafatiyemo umwanzuro w'uko umutoza bagiye kumwirukana, bagiye gukora procedure yose. Meme Prosper Etela yari ahari aho bagiye gufata imyanzuro y'inama. Murabitswa bari umwanditsi w'inama ari gukora icyo bita minutes, inyandiko mvugo y'inama. Iyo nyandiko mvugo iyo musoje inama mwese muyisinyaho nk'abayitabiriye. Turimo turajyana turi kumwe. Prosper yanze gusinya iyo nyandiko mvugo, atanga impamvu igira iti inyandiko mvugo y'inama ntabwo iri businywe kubera ko amategeko avuga ko 2/3 bya komite nyobozi bigomba kuba biri hari mu nama, kandi komite nyobozi yatowe ni 5 none twari turi 2, bityo 2/3 n'ibyuzuye. Ariko nge ndi kumwe namwe rwose. yakora bo David gute David yabigenjate yabonye 2/3 bituzuye ya pointing abantu abinyujije mu mabaru. oya Prosper Suga yari afite ubuyobozi, oya yari afite ubushobozi, ni vice president, nta kintu ari gukora kindi. ubwo urumva ko bemeranyije kwirukana umutoza ariko Prosper nta bisinyi. Ariko abantu babifata nk'ibintu bito, yewe n'abavuye muri iyo nama baravugaga bati ibi nta byatari kingenzi ko Prosper yiciye mu nama aravuga ati na uyu mutoza nanjye ndimo ndareba nkabona ntago azashobora Rayon Sport, abazananirwa mbabona kare bataha. Abashaka kwirukana rero umutoza bishimye bavuga ati na threat twari dufite ni Prosper twatinyaga none ndabona nawe yabyemeye, bakora procedure yo kwirukana umutoza. Ariko uwitwa Bubuni Hussein Habimana, agent wa Lotfi kureba muri baruwa nkabona ibintu ajya avuga nkabona harimo n'umukono we. Agent wa Lotfi go muri weekend nyuma ya match y'Amavubi no muri weekend we ubwe agent wa Lotfi yibwiriye Tadeo Twagirayezu ko bitazashoboka, ati nzakwitendekaho kuko nzanakoresha abo muri wowe abayobozi bagenzi bawe. Bubu nabibwira Tadi yabimubwiraga se mu buhe, yaramwandikiye yaramuhamagaye, baravuganye kuri telefone. Aratinyuka aravuga ngo nzakwitendekaho, avuga ati ntabwo mu buryo bw'amategeko ntuzashobora kumwirukana, ntabwo uzabona amafaranga yo kumwishyura, yewe kandi n'uwo mwanzuro nawe uzafata. Abizatu se ko nta mafaranga azabona yo kumwishyura, kuko yavugaga ko bisaba kumwishyura amezi 17 asigaye kuri konti. Yaravuga ati ariko usibye n'ibyo ibyo ngibyo by'amezi bizaza nuko amwirukanye. Bobo ni na Tadeyo bo ntuzabishobora kuko abo muyoborana bazabyemera. Bobo ni na Tadeyo bo bahora bahanganye, kuko hari n'igihe Bobo nigeze kuvuga ngo ntabwo afite ubushobozi bwo kunyirukana muri Rayon Sport. Ibyo byo ntabwo ari ibyo kuvuga ngo twumvise yaramubwiye, ni interview yatanze kuko ari umu agent wa nako ari ubwo nasabwa iki kuko areberera inyungu za Lotfi ni ukomisiyona Lotfi nibyavuga ngo ntabwo afite uburenganzira bwo kumuvana muri Rayon. Nicyo cyonyine yagenderagaho. Ariko rero hari abantu bajya no mu myanya batazi icyo gihe Tadeo n'uburyo uwo mwanya ukora. Ntabwo umuntu uhagarariye umukinnyi, agent w'umukinnyi cyangwa agent w'umutoza ntabwo yemerewe kuvuga kuri club muri public. Ayivuga yigeze ubundi akazi kaba ari abantu agakorana n'ubuyobozi. Noneho niba ubuyobozi butagishimye serivisi z'umukozi ari we mutoza cyangwa umukinnyi bakadesida kumwirukana, wowe ukorana n'iki? Ukorana n'amategeko n'inkiko. We ntabwo uba uri umuntu wo kuvuga ngo ugiye hariya muri public ngo ugiye kuvuga kuri club urayivuga igise wowe uziranye nayo ko muhurira mu kuba ishobora kugukeneraho uwo mutoza cyangwa umukinnyi uhagarariye. Ikindi kintu mukwiye guhura Tadeo yagakwiye kubavugana ikindi Bubuni mu by'ukuri kw'Imana bagakwiye kuba baterana amagambo by'iki, kuko Tadeo hano twaramemubajije. Ariko ibyo ngibyo byashoboka ko barabashoboka, ariko ngira ahantu bishoboka Hitimana tukubita icyo bita urusyo n'ingasire. Hano tugomba kuba turi netre. Yego, Bubuni ni agent w'umutoza, afite n'abakinnyi yazanye muri Rayon. Bakubwira ko agent wa Paul Labille Pogba Lete Rayora ariwe washwanye na Ferguson akanamujyana muri Juve. Bakubwira ko agent witwa Diarra
Lasa Nadia aramwibuka w'umwirabura w'umufaransa ngo yajyaga byuka nka gitondo agahita akiri muri Chelsea Lasa agamagara nka Abramovich ko gatije umukinyi wanjye ago bikunda Abramovich ntibyigeze bibaho uzi ikintu umwagent yakora ni nkuko uwitwa Dimitri Seluk wabaye agent wa Yaya yavugaga kuri Pep ariko ntashobora kuvuga kuri boss wa Man City ntibibaho nta hantu bahurira hano gakora Freeman nta hantu yagahuriye na Tadeyo Boboni ubwo uravuga uti yakabaye avuga ku mutoza akavuga kuri akanatinyuka akanamuvuga ibintu nka biriya ngo yajyaga ngo agurisha match yajyaga ngo aza kugura match agatinyuka akabivuga ku mutoza iyo ngingo yoge Boboni arakabisha ntabwo arakwiye kuba yinjira ibyo ngamukomeza aba bantu baza Boboni yaje n'ubundi ari uguhangana abandi bariho aje guhangana na Tadeyo kubera ko Boboni yari ku ruhande rw'abatumvikana na Tadeyo nubwo bahuriye muri club nawe arenga kuba komisioneri w'umutoza yinjira muri club byahereye narabibabwiye Boboni n'umuyovu abantu bose baramuzi byahereye i Bugesera agenda atwaye Gacinya bagiye mu nama nanjye kugita inkera y'abahizi bategura match bari mu Bugesera abantu barabyiba bategura match ya Peri na Rayon yo mu 11 mwaka ushize mu 12 baramwangira ko yinjira ati kuba wazanye na Gacinya waje utwaye ba Gacinya na uri kumwe na ba Prosper ntabwo bikwemerera guhita mwinjira amahanga arega icyo gihe yari yazanye n'akandi kantu ngo yari afite GPS ngashaka gukodesha Rayon Sport uri muri byose Rayon Sport ona aya majire ya GPS akora ibintu bya fitness yari afite amajire ashaka gupropose abayobozi ngo bakajya bayakodesha ngakayahareyo bakajya bamwishyura buri kwezi ngakayakodesha re biranga abayobozi barabyanga sinzi ukuntu byagenze bikurikiraho ko batugeze kuri cyari uburyo yinjiye avuga kuri uburyo yaje muri Rayon uburyo yageze muri Rayon bikubitiraho ko hari abakinnyi kuko mu Rayon Sport yashakaga Tadeyo ubwabo Rayon Sport yashakaga abigiye kuvugisha bagasanga Boboni yabagezeho rimwe na rimwe yamaze gupandisha ibiciro ibyo twagiye tubigarukaho abakinnyi bamwe na bamwe byo baranabyivugiraga ko bababujije kugira icyo bavugana na Tadeyo bagomba gutegeza na Boboni yabemereye kujya muri Rayon Sport tubibaza Tadeyo yari yicaye kuri iyi ntebe hiti yicaye muri abo harimo myugariro ku ruhande rw'ibumoso w'umunya-Uganda ukina muri Bull Football Club witwa Nicolas Muere hiti yarabitubwiye ko n'umunyamakuru uri muri Uganda mubwira ko hari uwitwa Boboni wamubwiye ko ari we cyane uzamujyana muri Rayon Sport Tadeyo aravuga ati reka mbakurira inzira ku murima inkuru yihutura tukomeza nta muntu muhajira amaze gutandukana na polisi turahita dukomeza ariko rero nabibabwira breaking news ubu tuvugana muhajira afite release cyari ikibazo cy'igihe Jabera akinjiramo byo byahise biranga sire nabibabwiye ariko nabwo ntabwo bazabana ndabazi nibo bakinnyi nzi mu Rwanda badakundana bigakubitiraho na badakundana burumwe abonye worora inkoko norora gaca ubwo magese avuga ati nge mbabare nigendere cyangwa se Jabera akaba yanavuze ati ndinjira kuko muhajira amaze gusotinga ikibazo cyane muhajira wabivuga agahara salere kereka niba abonye iki abyehore Jabera yapfusha mukwenda mukajya muhangana mu bindi ariko yakumerera nabi Jabera mubanye muri equipe yakumerera nabi muhajira so yakumerera nabi hari umuntu wa polisi wambwiye ngo babonye umuntu ugiye kuzapanga ari napo ngo yatwumvise turimo twibaza ngo Jabera se ngo azabanzamo ngo aya no mu bench ntiyabona umwanya aranga ati mwakoze amakosa ko ni uzajya yipanga ni ugiye kuzajya yipanga reka twigarukire ku byo twavuga ni muri komite twatujijemo kuri ibyo bya Boboni bigera kuri ibyo by'abakinnyi Tadeyo yaravuga ati uwo muntu witwa Boboni nta kazi afite muri Rayon abakinnyi bavuga ibyo ngibyo ko azabajyana muri Rayon sibyo icyakurikiyeho nuko Boboni nawe yahise atangaza ku kindi gitangazamakuru ko ibyo Tadeyo yivugisha adafite ubushobozi bwo kumukura muri Rayon Sport numva Tadeyo yavuze ko atari umuntu wo muri Rayon Sport niho haziye na Miss Ida muri iyo Miss iyo ni background ya Boboni kwinjira muri Rayon Sport
umutoza abaye aho bashaka kumwirukana ariko hari uruhande rwamuzanye bigeze ahangaha aho bafata umwanzuro wo kumuhagarika kugira ngo bamuteguze. Vice Perezida ahise yandika ko yitandukanyije n'icyemezo cya perezida. One, ikintu nabonyemo ngewe